iri joro Imana iransanga, narindi mu masengesho y'iminsi 3, n'ubundi urumva yari ku munsi wa gatatu. Imana iransanga, ngiye kubona mbona ikirere kirimo indege nini cyane, ntabwo nigeze mbona indege ingana ko. Ya ndege ngiye kubona mbona iguye ahantu ku musozi wariho abantu benshi. Ya ndege ikimara kugwa kuri wa musozi, bamwe baraza bati ni amahoro muryame musinzire. Ariko Imana yasanze irambwira ngo babwire ngo abahanuzi bahanuriraga Ahabu amahoro bari benshi, bari abahanuzi 400, ariko Mikaya avamo ari umwe. Aramubwira ati nyamara ibyo ugiyemo ntabwo uzatabaruka amahoro. Nubwo bamujyanye muri gereza bakamufunga, ariko bitamaze kabiri babonye yuko ibyo Mikaya yahanuye ari ukuri. N'uyu munsi abahanuzi bari guhanura ngo herega n'Imana yica kandi gakiza. Niba twumva yuko Imana ari inyembabazi, ariko tujye twumva yuko abantu bari Sodomu ni Gomora bari abantu nkatwe. Niba twumva yuko Imana ari inyemuhwe, ari inyembabazi, bimwe mwirirwa muri gutera abantu amabuye ngo bahanuye ibintu bikomeye, ariko mujye mwumva yuko Imana yarimbuye isi yo mu gihe cyo kubwano wa yose ikarimbuka. Mujye mwumva yuko bari abantu nkatwe, ntacyo tubarusha. Imana idufashe cyane. Imana yo mu ijuru itugendera. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo maze iminsi ndi gusenga, ariko nibaza ngo mbese Mana ko urampereza ubutumwa bwerekana yuko uburakari bw'Imana bwururukiye abatuye iyi si cyangwa se n'abatuye igihugu, kuko iki gihugu cyacu nacyo kiri muri iyi si. None nkabona abandi baza babisenya bavuga ngo Imana yatubwiye ngo ni amahoro. Ese Mana bimeze bite? Nshaka kumenya ukuri. Mugiye kumenya ko ibyo abahanuzi bababwiraga ari ukuri. Ntabwo Imana ikora nk'abantu ngo Imana niba ikubwiye ngo n'ubundi inzara iraje, ngo wibwire ngo buracya mu gitondo inzara yaje. Hari ibintu by'Imana bibanza kuzamo n'agahuge. Ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mbese nutakagira ubwenge, ibimenyetso niba ufite icyo Imana yakuvuzeho, komera ushikame, nta jambo Imana yavuganye nawe rizahera. Ndagira ngo nkubwire ngo bantu b'Imana, Imana ibagenderere, kandi ni ukuri Imana ifite umugambi wo kugira neza intore zayo ziri kuyubaha muri iki gihe cya none. Reka dusenge Imana, ariko ufate umwanzuro wo kwihana nawe ukize ubugingo bwawe. Mana turagushimye. Kandi umucyo mwana w'intama usuge nzawinjiramo, nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure ahatagera ibyago. Kandi umucyo umwana w'Imana yo umusuge nzawinjiramo. Twongeye kugira umugisha wo kugera hano kuri kamera z'amakuru y'Ijuru TV. Imana ishimwe cyane kuko niyo ibikoze. Hari igihe dushaka umwanya tukawubura, ariko Imana ishimwe kubw'uyu mwanya Imana iduhaye wo kongera kuboneka kuri izi kamera z'amakuru y'Ijuru TV. Mbere yuko tugira icyo tuvuga, turabanza gusenga Imana, kuko byose tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru. Warakoze kuturinda, uduhaye kurangiza ukwezi kwa kabiri, none tugeze mu ntangiro z'uku kwezi kwa gatatu. Mwami uzabane natwe, uzaduha umugisha. Abatwifuriza umugisha bose bazagira umugisha. Ibyifuzo by'abantu turi gusengera uzababera igisubizo, kandi uku kwezi kuzababere ukwezi k'umugisha.
Mana, ubutumwa ngiye gutambutsa ndasenze kugira ngo umwuka wera anyobore muri byose, kandi Uwiteka uninde kuvuga ibyanjye ahubwo mvuga ibyawe nk'uko bikwiriye. Urakoze rero ko wumvise kandi ko uri bubane nanjye mu izina rya Yesu, amen. Ku batanzi bagiye kumbona bwa mbere, amazina nitwa Munyarubuga Vedaste, nk'abandi umukozi w'Imana, umuvugabutumwa n'umuhanuzi uko Imana yabishatse. Turebye aho tuvuka, turebye isura, turebye uko turi, ntabwo byari bidukwiriye, ariko kubera ko Imana itareba nk'abantu, nicyo cyatumye Imana yadutoranyije, ibona yuko tuzayikorera itarebye ku mashuri, itarebye ku buranga, itarebye ku miryango, itarebye aho twavukiye, ahubwo Imana itugirira icyizere. Rimwe na rimwe nubwo abantu bamwe baturwanya, ariko Imana ni iyacu, ikorana natwe, dukorana nayo, kandi ibihamya birahari. Ibihamya birahari kuko Imana twarayibonye mu buryo butandukanye, kandi na n'uyu munsi turacyayibona. Mfite ubutumwa Imana yampaye, maze iminsi ndi gusenga, ariko nibaza ngo mbese Mana, ko urampereza ubutumwa bwerekana yuko uburakari bw'Imana bwururukiye abatuye iyi si cyangwa se n'abatuye igihugu, kuko iki gihugu cyacu nacyo kiri muri iyi si. None nkabona abandi baza babisenya bavuga ngo Imana yatubwiye ngo ni amahoro, ni amahoro. Ese Mana bimeze bite? Nshaka kumenya ukuri. Iri joro Imana iransanga, narindi mu masengesho y'iminsi 3, n'ubundi ubwo urumva yari ku munsi wa 3. Imana irasanga, ngiye kubona mbona ikirere kirimo indege nini cyane, ntabwo nigeze mbona indege ingana ko. Ya ndege ngiye kubona mbona iguye ahantu ku musozi wariho abantu benshi. Ya ndege ikimara kugwa kuri wa musozi wariho abantu benshi, ngiye kubona mbona yatse umuriro. Ngiye kubona mbona abantu baratatanye, abantu benshi bahungishijwe n'umuriro wa ya ndege iri kugurumana. Ngiye kubona mbona abantu benshi bahasize ubuzima, barapfuye. Icyakora mbona abandi baratatanye gutyo bari gutaka, bamwe bakagenda bagwa mu byobo, abandi bagwa ahantu habi. Ngiye kumva numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo tangaza iri tangazo, ubwire abantu b'abanyabwenge bezwe, kuko igihe cyo gutungurwa kwa benshi kirageze. Kandi Imana irambwira ngo yagiye ikoresha abahanuzi batandukanye, intumwa zikaza zikababwira yuko twinjiye mu bihe bikomeye, abandi bakabipinga, yemwe n'abahanuzi benshi bamwe bakabisenya. Imana irambwira ngo igihe cyo gutungurwa kw'abantu benshi kirageze. Imana yo mu ijuru irambwira ngo tangaza iri tangazo, ubwire abantu bari kwihumuriza ngo ni amahoro, ni amahoro, nta kibi kiriho. Ubabwire ngo uko ibihe bigenda bisimburana, hakaza igihe cy'imvura n'igihe cy'izuba. Imana irambwira ngo uko niko bimeze. Muri iyi minsi abantu bari bari kuvuga bati twarahinze ariko tubuze imvura.
ariko Imana irambwira ngo ubwire abantu ngo imvura iraje kandi itunguye benshi. Imana irambwira ngo kubera ibyaha by'abantu byamaze kurenga umurongo, Imana irambwira ngo genda uvuze imanda. Ndabizi yuko ntibazabyemera, ariko babwire ngo abahanuzi bari kubahanurira amahoro abenshi ni abari gushaka kugira ngo bikundishwe ku bantu, abantu babakunde. Buriya hariho igihe umuntu avuga iby'Imana, wajya kubona ukabona abantu baraje bati uriya ni umwanzi w'igihugu. Ariko ndajya kuba umwanzi w'igihugu, igihugu navukiyemo, igihugu nakuriyemo, igihugu mbasha n'ubundi kuryama nkasinzira, igihugu mbasha kurya n'ubundi nkanywa kandi nkumva nguwe neza. Ubundi atari ibindi bindi, atari kuvuga ngo ni umuhamagaro w'Imana. Nk'uko Yeremiya yabivuze ngo erega nanjye ntago nifuzaga kubahanurira ibyago cyangwa amakuba, ariko kubera yuko iyamamagaye njyewe ntazi yuko nzaba umuhanuzi w'Imana, niyo yambwiye ngo nze mbabwire ngo abantu benshi baratunguwe kandi hagiye kubaho kurira no kuboroga kw'abakomeye n'aboroheje. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nta kizabibuza, kuko Imana yamaze kubyanzura kubera kwivanga n'ayandi mahanga, abantu bakibagirwa iby'Imana yabakoreye. Nagiye kubona mbona haje udusimba dutoya twitwa amavubi. Ngiye kubona mbona twa dusimba dutoya twitwa amavubi, sinzi wenda bamwe baratwumva abandi baratuzi, ariko ngiye kubona mbona twa dusimba tugeza ahantu mu kibuga cyari kirimo abantu benshi. Ngiye kubona mbona tunyanyagiye muri ba bantu turabarya. Ngiye kubona mbona abantu barataka cyane. Imana irambwira ngo turadusimba ubona ni ibyorezo bigiye kuza bigatakisha abantu benshi, ni ibihe bigoye bigiye kuza bigatakisha abantu benshi. Uyu munsi urarya ukaryama ukumva uguwe neza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyama Imana ikagukora ku maso ukamenya ibihe biri hano imbere. Niwajya kwirigura gutukana, niwajya kwirigura kwandika muri komenti nabi, niwajya gufata abahanuzi b'Imana ngo kubahindura abanzi b'igihugu, ngo kubahindura n'ubundi abantu b'abanyabinyoma, ariko ubundi ubuhanuzi bwose bwemerwa ruko busohoye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi Imana yambwiye ngo mbabwire ngo abari kwihumuriza ngo turi mu mahoro, turi mu bihe byiza, ubabwire ngo baratunguwe, kandi gutungurwa kuje nabi, kuko nabonye nukuri abantu benshi cyane nukuri bahuye n'akaga gakomeye cyane. Ngiye kubona mbona n'utazi gusenga ari kwiga gusenga ngo Mana ndengera. Imana irambwira ngo ubabwire ngo nabateguje kenshi ngo bihane bave mu byaha, nabateguje kenshi ngo banyegere, nabateguje kenshi ngo bashake imitaka. Imana irambwira ngo babwire ngo ubwo gutungurwa kwa benshi kuje n'ubundi amasengesho y'amatakira ngo ntabwo Imana izayumva. Iki nicyo gihe cyo gusenga. Harimo abo merutse kubona banyandikira ngo ariko umukozi w'Imana kw'Imana ijye kubwira ibintu byinshi, ati buriya watubwiye igihe, ariko uzarebe uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe. Nukuri tubona abahanuzi batandukanye bagiye bahanura ibintu bitandukanye, ariko iby'ibihe n'iminsi ntabwo ibyo bireba umuhanuzi. Icyo umuhanuzi ashinzwe ni uko Imana imuha mesaje akayitambutsa, ibindi Imana niyo ibizi igihe cyabyo. Imana ishimwe cyane. Ndibaza ngo Mana, ko ibi bintu wagiye utubwira ngo ibihe bikomeye biraje kandi gutungurwa kwa benshi kuraje, tugasenga ngo Mana rwose
gira ibyo wahindura, kandi ni ukuri ugirire izina ryawe kubw'imbabazi zawe, none Mana ubabarira abantu bawe. Imana irambwira ngo kubera abantu b'Imana bamenye Imana, n'ubundi bamara kumenya Imana bagakora ibyaha by'indengakamere bishishana, bakarenga umurongo, bakarenga aho Imana yababujije, bakarya ku giti Imana yababujije kuryaho, nk'uko Imana yabwiye Adamu ngo ntuzajye kwa kiriya giti, Adamu na Eva bakarenga bakakiryaho, uko Imana yababwiye ngo mwizaniye urupfu, urupfu rukaza ruturutse ku kurenga ku by'Imana yababujije. Imana irambwira ngo icyo nicyo giteye akaga mu batuye iyi si, nicyo kizanye amakuba n'ibyorezo bikomeye cyane, abantu benshi bagatakira Imana, ariko ni ukuri Imana itabumvira kubera yuko abantu bamaze kujya kure y'Imana. Irambwira ngo ubwire abantu b'abanyabwenge basenge, kandi basenge bakiranuka, kuko abasenga ni benshi ariko abakiranuka ni bakeya. Imana yo mu ijuru irambwira ngo ubwire abantu bari kugenda n'ubundi bihagazeho mu mafiyeri yabo bakirata icyo bari cyo. Imana yo mu ijuru irambwira ngo ubabwire ngo igihe cy'amafiyeri kirarangiye, ahubwo igihe kije ni icy'abantu bari kumwe n'Imana, ni icy'abantu bavuganye n'Imana. Kuko niba wicaye wihumurije ngo njyewe ikimbeshejeho ni diporome yanjye, ni amashuri nize, Imana yambwiye ngo igihe kiraje ibyo ngibyo bicyuye igihe. Imana irambwira ngo kubera yuko Imana yabahaye umugisha, imaze gutanga umugisha, ibyakagombye gutuma Imana ihabwa icyubahiro, ahubwo abantu babihindura ibigirwamana. Umuntu agasenga akavuga ngo Mana numa diplome nkabona n'akazi nzagushima, yamara kubona ya diplome na ka kazi, ahubwo aho kugira ngo agere mu buzima bushima Imana, ayishimira ibyo yakoze, ahubwo ya diplome na ka kazi bigahinduka ikigirwamana, ya Mana akayijugunya, ahubwo akagundira ya diplome n'akazi, bigasigara ari byo bimeze nk'Imana. Umuntu agasenga akavuga ngo Mana nimbona inzu yanjye rwose nzagushima, rwose ntaho nzibagirwa yuko wankuye ahantu habi. Yamara kubona ya nzu, aho kugira ngo ya nzu iheshe Imana icyubahiro, ahubwo ya nzu igahinduka ikigirwamana. Abenshi bagasenga bati Mana nimara kubona urugo rwanjye, nkabona urugo rwiza, nzagushima, nzagukorera. Yamara kubona rwa rugo arugezemo, akavuga ngo ibyo nasengeraga ni ibi ngibi, nta bindi nyirimo, rwa rugo rugahinduka ikigirwamana. Imana irambwira ngo ni nacyo gituma ingo nyinshi zigiye kujya zirasenyuka, kubera yuko abenshi bagiye bahiga imihigo mu busore bwabo no mu bukobwa bwabo, n'ubundi ya mihigo aho kuyihigura, n'ubundi bakajugunya Imana, bakumva yuko ibibazo byabo bikemutse. Imana irambwira ngo mbabwire ngo abenshi mwagiye mugera mu mudamararo, mwamara kugera mu mudamararo mukabona yuko mwagezeyo, ariko Imana irambwira ngo igihe kiraje, n'ubundi abenshi mugiye gukenera Imana, kandi ni ukuri muzayisenga kubera ko yabahaye igihe, n'ubundi mukagipfusha ubusa. Yambwiye ngo amatakira ngo ntabwo izayumva. Iyo dutanga message gutya, wavuga utari ku bundi igihe abahanuzi bavugiye n'iryari. Erega wibuke yuko na Nowa yabaje irankuge imyaka 120, kandi uko yabazaga irankuge
iriya myaka yose 120, niko izuba ryavaga cyane, abantu bamuseka bakamukwena, bakavuga ngo mbese iyo mvura izagwa iturutse hehe. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, mugiye kumenya ko ibyo abahanuzi bababwiraga ari ukuri. Ntabwo Imana ikora nk'abantu, ngo Imana niba ikubwiye ngo n'ubundi inzara iraje, ngo wibwire ngo buracya mu gitondo inzara yaje. Hari ibintu by'Imana bibanza kuzamo n'agahuge. Ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mbese nutakagira ubwenge, ibimenyetso by'ibihe mugezemo mwibonera ntago bibereka igihe kigeze. Mukwiriye gufata ibihe mugasenga, mukwiriye kwegera Imana, mukwiriye gukizwa, mukareka ubusambanyi bwanyu, mukareka ubujura n'ubusinzi, mukareka amatiku n'inzangano, kuko ibyo ngibyo nibyo bizanye akaga gakomeye. Imana impereza ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana Ezekiyeli. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice 7 umurongo w'8, handitse ngo noneho ngiye kugusukaho umujinya wanjye, ngusohozeho uburakari bwanjye, kandi ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, nkugarureho ibihwanye n'ibizira byawe byose. Ijambo ryanjye, ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko nge Uwiteka ari nge uhana. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo noneho ngiye kugusukaho umujinya wanjye. Uyu mujinya w'Imana ugiye kugwa ku bihugu bitandukanye. Buriya hari igihe tubona abantu bari gutaka bati rwose turi mu bihe by'intambara, turi mu bihe bigoye, abantu bataye amazu yabo, abantu babuze ababo, abantu bararize, babuze ubahoza, twe tukaryama abanyarwanda tukumva ntacyo bidutwaye. Ariko mwibuke yuko Imana yigeze imbwira ngo n'ubundi ngo ibihe bibi bigiye kugenda, bigendagende bive hamwe bijye bijya ahandi, bive mu ishyanga bijye mu rindi, bive ku musozi bigere ku wundi, bive mu gihugu bigere mu kindi. Niyo mpamvu ntabwo dukwiriye kwirara, ahubwo akagahenge tubaye dufite abanyarwanda twagakwiriye kujya imbere y'Imana tugatakambira Imana. Nukuri nibura Imana ikagira uko yabigenza. Ariko umurengwe wisha abantu, umurengwe wisha abantu rwose pe. Abantu ntabwo, iyo tuvuga ibi ngibi, ntabwo abantu babumva neza yuko ibi bintu bizasohora. Ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ngiye kugusukaho umujinya wanjye, ngiye kugusukaho umujinya wanjye, ngusohozeho uburakari bwanjye, kandi ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, kandi ngo ibizira byawe byose n'ubundi ngiye ngo kandi n'ibizira byawe byose, ngo ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe. Urumva hari aho Imana ijya yihangana, ariko hari n'aho Imana igera ikavuga ngo ntabwo nzakugirira ibambe. Niba Imana ivuze ngo sinzakugirira ibambe, urumva uzayitakambira, ariko ntizigere ikugirira ibambe nyine. Herega n'Imana yica kandi igakiza. Niba twumva yuko Imana ari inyembabazi, ariko tujye twumva yuko abantu bari Sodomu n'i Gomora bari abantu nkatwe. Niba twumva yuko Imana ari inyempuhwe, ari inyembabazi, bimwe mwirirwa muri gutera abantu amabuye ngo bahanuye ibintu bikomeye, ariko mujye mwumva yuko Imana yarimbuye isi yo mu gihe cyo ku bwa Nowa yose ikarimbuka. Mujye mwumva yuko bari abantu nkatwe, ntacyo tubarusha. Imana idufashe cyane. Imana yo mu ijuru itugendera. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mbese iyo muri kureba ibihe turi kugenda twinjiramo, mukabona izi manuka n'ubundi ziri kugenda zibaho, nta kintu biri kubigisha. Imana yo mu ijuru iherutse kumpa ubutumwa, irambwira ngo erega kubera ibyaha biri gukorerwa muri iyi si, nje kuvana amahoro mu isi. Kandi
ubu butumwa narabutambukije, ariho nabwiye abantu bari kwihagarara ngo twe twageze muri Amerika, abandi bati ngiye nabonye visa, nabonye ibyangombwa binyemerera kujya mu mahanga ya kure. Imana irambwira ngo uzababwire ngo aho naho ntabwo ari mu ijuru, kubera yuko ibyago naho ntabwo bihatinya. Niyo mpamvu uyu mwanya ukimara kumvira ijambo rivuze ngo noneho ngiye kugusukaho umujinya wanjye, erega ni wowe ubwirwa. Ese uragira ngo ni uwuhe uri kubwirwa? Ni wowe ubwirwa, wa musambanyi we, wowe wamenyereye no kubeshyera Imana. Buriya muri iyi minsi dufite abahanuzi, abantu ni mube maso, dufite abahanuzi. Hari abavuze ngo irondo ryivanzemo n'ibisambo. Dufite abahanuzi muri iyi minsi bari kuza kuri izi mbuga nkoranyambaga bashaka kumenyekana, akaza rwose ari guhuragura ibintu, ari gutitira avuga n'indimi nyinshi, abantu bati dore umukozi w'Imana. Ariko mu by'ukuri nta n'ijwi ry'Imana yigeze yumva, cyangwa se yarigeze yumva ijwi ry'Imana, ariko akaba ari umuntu wamaze kurwa kera, akaba yishakira indamu. Dufite abandi bahanuzi bari gushaka n'ubundi kumenyekana, abandi bari gushaka bari kwishakira indamu kugira ngo n'ubundi bajye iby'abandi. Bantu b'Imana ni mube maso, kuko iyi minsi turimo ni iminsi igoye. Nugira umugisha ukabona umukozi w'Imana, ukamubonaho ikimenyetso cy'umwuka w'Imana, uwo mukozi w'Imana uzamukomeze, kuko ibyo turi kubona muri iyi minsi ni ibintu birenze urugero, ni ibintu birenze uko twebwe tubibona. Ariko bantu b'Imana bamwe baraza bati ni amahoro, ni amahoro, muryame musinzire. Ariko Imana yasanze irambwira ngo babwire ngo abahanuzi bahanuriraga Ahabu amahoro bari benshi, bari abahanuzi 400, ariko Mikaya avamo ari umwe. Aramubwira ati nyamara ibyo ugiyemo ntabwo uzatabaruka amahoro. Nubwo bamujyanye muri gereza bakamufunga, ariko bitamaze kabiri babonye yuko ibyo Mikaya yahanuye ari ukuri. N'uyu munsi abahanuzi bari guhanura ngo ibihe bigoye biraje ni bake, singiye kwiteranya, nibagiye kundeba nabi, nibagiye kumfunga, nibagiye buriya ndagira ngo mbabwire ngo niyo uhanura ubuhanuzi nk'ubu ngubu, yaba no mu itorero ntibakwemera. Mu itorero ntibagiye kundeba nabi nuko, ariko ndagira ngo mbabwire ngo na n'uyu munsi ugaruye bari abahanuzi dusoma hano muri Bibiliya n'aba ba Ezekiyeli, ubagaruye muri iki gihe cya none, ubuhanuzi bwabo ukabuzana mu matorero, abenshi ntago ni bande bakwemerwa. Niyo mpamvu tuzababwira iby'Imana itubwiye, naho twanabizira, ariko tuzavuga iby'Imana yatubwiye, tutagiye kubeshya ngo iravuze kandi itavuze. Niyo mpamvu bantu b'Imana muneze amatwi, mukwiriye kuba maso mugasenga, kuko nkuko nababwiye iriya ndege nabonye aguye kuri musozi igashya igatwi, nkabona abantu benshi barapfuye, nkabona abandi baratatana. Icyambabaje nabonye benshi bapfiriye mu byaha, numva ijwi rivugira mu kirere ngo ikibabaje benshi bararimbutse, kandi ngo nubwo barimbutse baburiwe keshi. Yewe wihagazeho ngo ngende mushumba, icyubahiro ntabwo kizabasha kukurokora ibihe bibi tugiye kwinjiramo. Yewe ndagira ngo nkubwire ngo warenganyije abantu b'Imana, yewe urangije uravuga ngo kubw'itegeko ngewe mfite n'ubundi ndabyemerewe, ariko igihe kiraje ugiye gukenera Imana uyitakire, ariko ntabwo izakumvira. Ariko bantu b'Imana ni ukuri twumva ubutumwa, kandi nitumara kumva ubu butumwa ni ukuri Imana izatugirira neza, Imana izabana natwe duca bugufi, kuko Imana yambwiye nubwo bimeze bityo hari abantu benshi bavuganye nayo ibihe bibi bigiye kuza, ariko hari abandi bantu bagiye kugirirwa neza n'Imana. Imana yagiye amasezerano. Ndagira ngo mbabwire ngo burya hari ibihe biza bikagonga abantu benshi, ariko ugasanga hari n'abandi bantu bamwe babyungukiyemo, kubera yuko Imana ntiwamenya uko ikora. Ni ukuvuga ngo nabwiye abantu ngo Imana ijya gutabara umuntu, hariho n'igihe ibanza kwica umwe cyangwa ikamwaza undi. Niba yaravuze ngo uzaba gitifu,
abagitifu b'utu tugari tugize iki gihugu bose barahari. Ni ukuvuga ngo ni kugira ngo isoze ibyo yakuvuzeho. Hari igihe izica umugitifu umwe agapfa cyangwa ikamukuraho akajya no muri gereza. Nuko nguko Imana ikora. Ariko bamwe bagiye gutabarwa, ariko abandi bagiye kumwara. Ariko niba ufite icyo Imana yakuvuzeho, komera ushikame, nta jambo Imana yavuganye nawe rizahera. Ndagira ngo nkubwire ngo bantu b'Imana, Imana ibagenderere, kandi ni ukuri Imana ifite umugambi wo kugirira neza intore zayo ziri kuyubaha muri iki gihe cya none. Reka dusenge Imana, ariko ufate umwanzuro wo kwihana nawe ukize ubugingo bwawe. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu, uri umukozi w'umuhanga. Tugushimiye ko uduhaye umwanya wo kuvuga ubutumwa washimye ko bugera ku bantu bawe. Ngaho rero Mwami, ubu butumwa burakomeye, kandi wambwiye ko benshi bagiye gutungurwa. Ngaho nyemerera Mwami, bikitwa uyu mwanya. Mwami Uwiteka, ukomeze utugirire neza, kandi uduhe gushikama kuri wowe, kuko ahandi hose ni umusenyi. Ngaho Mwami, uzaturinde no mu bihe biri hano imbere. Mwami, abagiye kumva ubu butumwa bose, abazemera bagaca bugufi bakihana, uzababarire nabo bandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kandi uzarokora ubugingo bwabo. Urakoze rero kubyumvise, kandi kutugiriye neza, ku bwa Yesu umukiza wacu. Amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turabakunda. Shalom.